kuba tugaruka ku nkuru nziza kuri Grace Room Ministries rero igiye kugaruka ari itorero dore ko ngiye kubabwira aho process kugeza muri kano kanya yo gufungura iri torero rya Pastor Julienne Kabanda yari maze gushinga imizi hano mu gihugu cy'u Rwanda. Ngiye kubabwira aho bigeze dore ko biri kwihutishwa cyane, aho mu minsi mike rwose ribuze kuba ryamaze kuba rifungurwa. Ese bigeze hehe? Ni ibiki bimaze kuzuzwa mu byari byasabwe n'urwego rw'igihugu rw'imiyoborere RGB mbere yuko rufunga n'ubundi Grace Room Ministries? Hari ibyo rwari rwayisabye ndetse ruyereka ko hari ibyo bari gukora banyuranyije n'ibyo bari bemeje cyangwa se byari bikuye mu masezerano. Byose rero ibyo ngiye kuba mbagezaho muri kano kanya, ndetse nababwire n'uburyo Pastor Julienne Kabanda yaje kuba ahura na Madamu Jeannette Kagame. Rero akaba ari nabwo iyi nkuru nziza yaje kuba imenyekana nyine aho iyi process igeze. Byose rero tugiye kuba tubirebera hamwe gatanu kuri kagenzi kaka. Ariko mbere yuko wenda tugaruka kuri iyi nkuru nziza yaho Grace Room Ministries igeze ijya gufungurwa cyangwa se yuzuza ibisabwa, dore ko n'ubundi bigiye kurangira mu minsi itarenze ingahe gusa, biri buze kuba byarangiye n'ubundi abantu bakundaga Grace Room Ministries noneho bakaza gusenga nta kibazo, bagasengerwa bakabatizwa, kubera ko ntabwo izongera kugaruka ari ministeri ya nk'uko ndi kubabwira. Ubu ngubu amakuru mfite cyangwa se amakuru yuzuye maze kumenya ni uko ibyangombwa biri gushakwa n'ubundi ari ibyo kuba itorero, apana ibyo kuba ministeri hari ibyo itemerera byo kuba yasenga cyangwa se kubatiza. Ibyo byose nibyo barimo kuzuza, noneho bakazagaruka ari itorero rikomeye cyane. Ni ibintu rero mumaze kuba mwamenyera yuko uyu Pastor Julienne Kabanda n'ubundi ari umwe mu bapasiteri bakomeye cyane hano mu Rwanda, umaze kwigarura imitima ya benshi. Kuba rero abantu benshi barumvishe ko Grace Room Ministries yamaze gufungwa, hari abatagisenga, hari abatagiye gusenga ku cyumweru cyashize, dore ko yafunzwe kuwa gatandatu ku itariki 10, ndetse hari n'abavuga ko mu gihe yaba itarafungurwa nyine ku itariki kuri iki cyumweru tugiye kujyaho ntabwo batazajya gusenga, kuko bavuga ko ariryo torero basengeragamo, nta rindi bashobora kuba bajyamo. Rero ubwo Pastor Julienne Kabanda niyo mpamvu muri kumva tuje, hari ibyo byinshi ari gukurikirana muzamenya neza n'ubundi bimaze kuzuzwa cyangwa se bimaze kuba byarangira. Rero nibyo tuyo komeza turebera hamwe, babigire uburyo process iri gukomeje kugenda ndetse naho bigeze. Ariko mbere y'ibyo reka mbanze mbumvishe aya majwi akomeje kubica bigacika ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye, aho uyu mugabo rwose yavugaga ko Pastor Julienne Kabanda arimo aratanga abanyarwanda ikuzimu ngo leta irebera, ndetse n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye. Muri mite nkomeza mbabwira icyo nashaka kuba mbabwiraho, ubundi dukomeze turebera hamwe byinshi bitandukanye. Abantu bava mu mazi nk'abavuye ikuzimu 100%. Abantu bavuza induru, sinzi radio bayibonye. Narayibonye. Reka mbabwize ukuri, buri munsi turavuga ngo abantu batangaho ibitambo mu Rwanda, byaba mu isi y'umwijima bitagaragara baragatangwa nijoro. Ariko ikintu giteye ubwoba mu Rwanda ni uko abantu bari gutanga ikuzimu, ibinyamakuru muhari mukamamaza ibyo bintu, leta mubireba. Niba mujya ngo ndabeshye mudushakira abantu babatijwe muri ya Rodan, sinzi nero babatije, sinzi n'ababatijwe, ibyo idini niri ntabyo nzi. Ariko mubashake bari abantu babatijwe urya munsi, muhere kuri nimero ya mbere yagiye muri Rodan kuko amafoto arahari, mugere ku muntu wanyuma, mujye kubaza ubuzima babaye muri munsi. Barapfuye mu bugingo roho zageze kuzimu. Aba bantu barapfuye mu bugingo roho zageze kuzimu. Nyamara murimo murishima ngo pastor ngabatije ngo abantu ngo 500 mu gihe insengero zifunze. Mwavuze ngo abashumba b'ibigoryi mwatunaniye, murimo muratuma intama zirimo zibagwa ku karubanda bingana gutyo. Ni hehe muri Bibiliya mu mateka y'itorero, abantu mwiza amateka y'itorero, abantu mukuze mu Rwanda mwabaye mu nsengero na za kiliziya, nihe mwabonye umuntu wuzura umwuka wera agahebeba akavuza induru akamera gutya akigaragura nk'umupfuye, abantu barataka nk'abari gushya? Impamvu rero nari nshyizemo uyu mugabo n'ubundi wari kuvuga ibya Pastor Julienne Kabanda ko ngajyana abantu cyangwa se batangamo ibitambo ikuzimu, nagiraga n'ubundi impamvu mbigarutseho, nagiraga mwumve uburyo bimeze. Amakuru rero ahari nuko Pastor Julienne Kabanda yavuga ko agiye gutanga ibirego by'abantu bameze nk'aba bakomeje kwibasira izina rye mu gihe Grace Room Ministries yafunzwe kubera nyine kunyuranya n'ibyari bikubiye mu itegeko n'ubundi
n'ubundi cyangwa se mu byari bikomeye mu byo bari bemeye cyangwa se bari bemerewe nka ministeriya. Rero ibi bakomeje kugenda batangaza byo gufata yuko itorero rifunze, bagatangira kugenda bavuga ibindi byinshi bitandukanye, bavuga ko yakoranaga na Satani, yajyanaga abantu ikuzimu. Ibyo byose rero gahunda ihari ni uko agiye namara gusoza ibi byose byo kuba yashyiraho itorero noneho rya Grace Room Ministries apana ministeriya, nta kindi kizahita gikorwa uretse gutanga ibirego by'aba bantu, nyine bagasobanura uburyo atangamo abantu ndetse bakagaragaza na proof cyangwa se ikimenyetso cy'uburyo abikoramo. Urumva rero ko bahita batsindwa bose, bahita batabwa muri yombi. Niyo mpamvu rero mbigarutsemo, nta n'impamvu yo kwirirwa tubitinda, ahubwo tute tunikomereza tugaruka kuri byinshi bitandukanye n'ubundi ku nkuru nziza n'ubundi yamaze kuba yamenyekana yuko Grace Room Ministries igiye kuba yafungurwa. Abantu benshi rero bagatangira no kwishima cyane ku buryo bukomeye cyane, dore ko yafashije abatari bake. Hari benshi yahembuye, hari benshi bakirizwe kubera ubuhamya butandukanye uyu mudamu cyangwa se Pastor Joel Kabanda Kabirigi akunda kwigisha rwose, aganisha ku buzima busanzwe cyangwa se akoresheje n'ubundi ingero zo mu buzima busanzwe, apana kubishyira mu bindi bintu kumva ko nyine ari ibintu bifatika. Nicyo cyatumye abantu bamukunda, ndetse n'uburyo wajya anyuzamo agatanga ubuhamya bwe, uburyo yakijijwe, uburyo kera yari yarananiranye yajyaga mu tubyiniro, uburyo kera muri segonderi bamufataga ukundi, nyine byose agatangamo ubwo buhamya kandi akabyigisha mu buryo bw'urubyiruko bakunda, ndetse n'abandi bose muri rusange baba baje gusengera muri Grace Room Ministries. Rero inkuru nziza nuko ubu ngubu kugira ngo Grace Room Ministries ibashe kuba yafungurwa bigeze kuri process ya 50%, ubwo hasigaye indi 50%. Ubwo iyo 50% n'ubundi byamaze kuba birangira, harimo yuko Grace Room Ministries n'ubundi hari ibyo yamaze kuba yuzuza birimo imisoro yari taruzura, cyangwa se harimo ibyo batari barasoreye umwaka washize, byagiye kandi baragiye bakora n'ubundi bikorwa byinjiza cyangwa se bitari non profits. Rero ibyo byose nabyo birimo mu byari imisoro, nabyari ibyo bamaze kwishyura. Ikindi rero hari ibyemezo bamaze kubabona nk'icyemezo cy'uko ushaka abantu 1000 bagusinyira kugira ngo wemererwe kuba itorero. Icyo cyemezo nacyo cyamaze kuzura, Pastor Joel Kabanda nacyo yamaze kucyuza kuko afite abantu bamukunda kandi bakurikira ivugabutumwa rye cyane ku rwego rwo hejuru cyane, nyine abanyarwanda ndetse n'abari hanze y'u Rwanda. Iyo mikono rero 1000 yamaze kuba ayibona cyangwa se yamaze kuyuzuza, bivuze ko rero hasigaye ibintu bike cyane kugira ngo Grace Room Ministries yongere kugaruka noneho ize ari itorero. Ndetse ikindi yamaze kuba aniyandikisha ko ari we uyoboye Grace Room Ministries. Murabizi neza ko ubwo RGB yafungaga urusengero cyangwa se yafungaga itorero rya Grace Room Ministries, ari uko hari ibyo byari bituzuye neza. Nka Grace Room Ministries yashinzwe ndetse inayoborwa na Pastor Joel Kabanda, ariko si we wari wanditse yuko ari we uyobora iri torero. Nyine mwabibonaga biranagaragara ko ari we uyiyoboye, ariko mu nyandiko no mu mategeko ntabwo ari we wari wanditse ko ayoboye Grace Room Ministries. Ibi rero nabyo byamaze kuba birangira, yamaze kuba abyuzuza, ndetse urumva ko ari inkuru nziza cyane kandi ishimishije cyane. Urumva process iri kugana ku musozo yuko Grace Room Ministries nyine igiye kuba yagaruka igashinga noneho imizi, ikaba itorero ryemewe kandi rinakomeye cyane hano mu Rwanda, dore ko n'ubundi abantu benshi bari bamaze kuryiyumvamo cyane. Murabizi neza yakoresheje igitaramo, yari afite na gahunda yo gutangira gukoresha ibitaramo, n'ubundi yari yaciye amarenga yuko azajya bikorera mu Mahoro Stadium cyangwa se kuri Stade Amahoro, bitewe n'uko mu minsi yashize ubwo yakoraga igitaramo cyamaze iminsi, ibiterane byamaze iminsi yera kuri 7. Rero abantu barazaga bakuzura buri munsi bakabura aho bicara. Ubwo wabaga wakerewe nyine ntabwo wabonaga aho wicara, barahagaraga muri Big Arena kubera uburyo nyine habaga huzuye ku buryo bukomeye cyane. Rero ibi byose twaje kuba tubimenya cyangwa se byamenyekanye ari uko uyu Pastor Joel Kabanda n'ubundi amaze guhura na Madamu Jeannette Kagame. Ntabwo tuzi wenda niba ari byo banaganiragaho, gusa icyo tuzi nuko Madamu Jeannette Kagame asanzwe nawe akunda cyangwa se asanzwe yubaha ibintu by'Imana kandi anakanakunda gusenga. Bishoboka ko wenda nabyo byari mu byo
byo baganiyeho, gusa nta kigeze gitangazwa mu biganiro bigeze bagirana cyangwa se mu byo baganiyeho. Gusa rero amakuru ahari ni uko nyine bishoboka ko cyangwa se bishobora kuba ari byo baganiragaho. Gusa ibi bigaragara cyangwa se ibyo maze kuba nabagezaho mbabwira uburyo porosesi aho imaze kugera, ntaho byaba bihuriye nuko yaba yahuye na Madamu Jeannette Kagame. Ariko nanone abantu benshi bakomeje kugenda bavuga bati birashoboka ko wenda bashobora kuba ari ibyo baganiyemo kandi ari nibyo agiye kuba yamufasha wenda muri rusange kugira ngo byihutishwe, kugira ngo byuzure, dore ko nawe yajyaga hasengera rimwe na rimwe cyangwa se hateranira. Rero murumva ko ari inkuru nziza cyane ibashe kuba yamenyekana nyuma y'uko uyu mudamu Pastor Julienne Kabanda amaze kuba yanahura na Madamu Jeannette Kagame. Rero ibyo baganiyeho wenda niyo biza kuba byatangazwa, natwe rero tuzabibagezaho cyangwa se tubabwire uburyo biba byifashe gatanu kuri kagenzi ka kuri kamashimwe cyane, kandi nkomeze kwifuriza kugira ibi byiza. Imana ikomeze kubana namwe. Hasta la vista.